Mwongeye kwirirwa banyarwandakazi. Uyu munsi tugiye kuvuga kabisa ku muririmbyi wakunzwe mu ndirimbo tuzi, yabaga muri groupe yitwa Vestina and Dorcas. So rero banyarwandakazi, iyi ni inkuru ibabaje kuko aho twasanze Vestina arimo yanditse ku rubuga rwe rwa Instagram avuga aca amarenga ukuntu yabayeho ubuzima bubi atangira kubana na Drago Idris, umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Ishimwe Vestina. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ari kwicuza impamvu yakoze ubukwe na Idrissa Jallow Drago. Bakobwa kabisa mwiye guhitamo. Mu butumwa rero burebure yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze mu rurimi rw'Icyongereza, Vestina yavuze ko abayeho ubuzima atishimiye ndetse amahitamo yagize ari mabi cyane. Yagize ati, uyu munsi ubuzima mbayeho sibwo nahisemo, ndi mu bihe bingoye kandi sibyo nkwiye. Ndabizi ko nagize amahitamo mabi mu buzima bwanjye, ariko nta kundi. Imana yemera ko ibintu bimwe bitubaho kugira ngo tubyigiremo. Narize bihagije pe, nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi ngo anyangirize ubuzima. Uyu mugore wumvikana nk'uwicuza cyane yavuze ko niyongera kugira amahitamo y'umugabo bazabana azaba ari uwo azi neza. Ati, ubutaha ninjya guhitamo umugabo tuzabana azaba ari uwo tuziranye neza, nzi umuryango we ndetse na buri kimwe kuri we. Nta muntu uzongera kunkoresha ukundi. Ni ubutumwa uyu mukobwa yasangije abamukurikira. Bwenzuye usanga amafoto yose ari kumwe n'umugabo we yamaze kuyasiba kuri Instagram. Abantu mufite Instagram mugende murebe amafoto ye, murasanga kabisa nta mafoto ye ariho. So baturage rwose mwabakobwa mwe, mbere yo guhitamo ntimugakurikira amafaranga. Iri ni isomo rihagije kabisa ku bakobwa, aho muri gusanga muri iyi minsi abakobwa bari gukunda cyane amafaranga kurusha uwo bagiye gukunda. Ntiyite ngo ati ndamuzi cyangwa se bimeze bityaba imiryango ndayizi. Oya, ibyo bari kwitaho ni amafaranga. So rero kabisa abakobwa mwisubire, kuko bino bintu kabisa ntago bibakwiriye. Ubu kabisa Vestina yataye titre yuko ari umukobwa, ubu yabaye umugore, kuko umugabo nibwo mwabana ukwezi kumwe tayari uba wahinduye title, uba wabaye umugore tayari. Reka twikomereze karagaciyemo. Ku rundi ruhande Vestina ari kubarizwa muri Canada, aho yari amaze igihe mu bitaramo bizenguruka mu duce dutandukanye tw'iki gihugu. Byarangiye mu mpera z'iki cyumweru. Vestina n'umugabo we bakoze ubukwe ku wa 5 Nyakanga 2025, nyuma y'igihe bimenyekanye ko bari mu rukundo ndetse bari banabanje gusezerana imbere y'amategeko. Igihe yagerageje rero gushaka Vestina, ikinyamakuru cyacu cyagerageje gushaka Vestina ngo tumubaze byimbitse kure y'inkuru, ariko ntabwo byadukundiye. Turakomeza gukurikirana amakuru yisumbuye, tujye tukomeza tuyabagezeho updates za buri kanya, nk'uko YouTube channel yacu yitwa Global TV update kabisa, ni ukubagezaho update za buri kanya. Ciao rero mwabakobwa mwe, muno harimo isomo ryinshi cyane rirerire. Mbere yo guhitamo muzabana, byibuze banza umenye imico ye, umenye akora iki, umenye ibintu byose, umenye ibintu byinshi ku buryo
nimunabana de mutazicuza, kuko uyu Vestina ababereye isomo, ababera isomo kabisa cyane, ababereye isomo pe, ku buryo ibi bintu kabisa, ibi bintu birarenze. Icyamamare kazi twari tuzi ngo nta muntu uzapfa adasebye. Ya mw'abakobwa mwe rero mwisubireho. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Wibuke ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru ya buri kanya ndetse na mukanya. Turakomeza tubagezaho amakuru iyi nkuru iri gucicikana ku binyamakuru byose. Ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Adolphe Muhire.